Afande aragira ati igihe umuntu yakoreye ikizamini ku modoka ya automatique icyo gihe azaba yemerewe gutwara imodoka ya automatique gusa. Mubyumve neza abanyeshuri murimo murambaza cyane ngo automatique zatangiye gukora gutya na gutya. Hari igihe ushobora kumva ngo automatique zatangiye gukora ukiyumvisha ko uzakora ikizamini kuri automatique ukaba wemerewe gutwara imodoka zose. Umuntu uzakora ikizamini ku modoka ya automatique azaba yemerewe gutwara imodoka ya automatique gusa. Uzakora ikizamini ku modoka ya manuel azaba yemerewe kuzitwara zombi. Azaba yemerewe gutwara automatique, yemerewe no gutwara manuel. Ibyo bintu mubyumve neza cyane. Mu gihe wakoreye ikizamini kuri automatique, ubwo niba gufata utwaye manuel warakoreye kuri automatique bazagwana. Uzandikirwa contravention nk'ibisanzwe rwose. Ubwo ikintu kiriho niba ukeneye kuzatwara manuel ukanatwara automatique, urasabwa gukorera ikizamini ku modoka za manuel n'ubundi. Ubwo bishatse kuvuga ko perime y'umuntu wakoreye ku modoka ya automatique izaba iriho ijambo cyangwa se ibindi kindi kimenyetso sinzi ukuntu bizaba bimeze, ariko izaba iriho ikintu kigaragaza ko uwo muntu yemerewe gutwara imodoka ya automatique gusa. Ushobora kubyandikaho ko uzaba wemerewe gutwara imodoka ya automatique nkuko afanda bisobanura hano. Umuntu wakoze ikizamini cyo gutwara imodoka ku kinyabiziga cya automatique yemerewe gutwara imodoka ya automatique yonyine. Ntabwo azemererwa gutwara imodoka ya manuel. Ari nayo mpamvu perimi yabo izaba hari uburyo itandukanye gato n'iyi ngiyi isanzwe dufite uyu munsi. Sintekereza ko sinabihamya ko amashuri yose yigisha nk'abafatanyabikorwa yari yiteguye afite ibinyabiziga bya automatique bihari. Ngira ngo muri iki gihe dutunganya perimi yabugenewe, nabasaba ko nabo baba bitegura begeranya imodoka cyangwa bashakisha ibinyabiziga bya automatique kugira ngo bashe kubyigishirizaho. Birumvikana ko nabo bagiye kubona abakiriya benshi, ariko nubwo umubare uziyongera buriya, nagira ngo mbabwire ikintu kimwe twakemuye gishobora kudatuma wenda n'umubare wa mwinshi. Buriya hari igihe mwabonaga tuvuga umubare mwinshi ngo hiyandikishije nk'abantu 3,000 ku munsi, muri aba 1,000 kiyandikishije inshuro 3 kugira ngo babone imyanya myinshi. Ariko ubu ngubu dufite uburyo na system yubatse ku buryo udashobora kwiyandikisha kabiri. Hari imibare rero y'impfabusa yagiye igabanuka ku buryo iyo ngiyo ishobora kuzuzwa na wa mubare wiyongereye bitewe nuko ubu ngubu bashobora gukoresha imodoka za automatique. Rwiyemezamirimo basanzwe bazi icyo basabwa, ibibuga birahari bari basanzwe bakoreraho. Birumvikana ko bigomba kuba bipimye bifite n'ibikoresho byari bisanzweho. Nta gikoresho kizahinduka, nta bipimo bizahinduka ku masite. Icya kabiri yenda gikenewe ni izo modoka nyine nyirizina, birumvikana. Ariko ku ruhande rwacu wenda navuga ku kigo cya Busanza. Ikigo cya Busanza ishami ry'ibizamini n'amaperimi Busanza, imodoka za automatique zirahari zo gukorera. Gusa zo ntabwo tuzigishirizaho. Umuntu aje kuzikoreraho gusa. Naho ibikoresho birahari nkuko n'ibindi bikoresho byari bihari byafashaga gukora ibizamini by'imodoka zari zisanzweho. Bityo rero n'imodoka za automatique muri Busanza zakora uko bisanzwe. Numva nta bikoresho bishya bikenewe abafatanyabikorwa bakeneye gushaka uretse gusa imodoka za automatique. Ibindi byo ntibikunda. Ubundi nikomereze uyu nguyu yagize ati nagira ngo mumfashe kumenya ibintu byo kwitaho mu gutegura exam. Mu gutegura exam nta kindi ni ukureba uburyo practice yawe ihagaze. Akandi kantu nakubwira mu gutegura exam gashobora kugufasha, hari ukuntu umunyeshuri yihugura akarinda agera ku munsi wa exam agishaka kwiga ibintu byinshi cyane ngatinde mu modoka. Burya gutinda mu modoka ntago ariko kwiga. Ikintu cya mbere ugomba kumenya hariya ni ukumenya yuko uri kwigira formule z'ikizami. Ukamenya ko mu kizami niba ari ikono ugiye gukora uzarikora rimwe kandi batazemera kurisubiramo mu gihe barigonze. Uwo ni wo mutima uba ugomba kujyana mu minsi ya nyuma muri practice, ukajya wihugura ugendeye kuri system y'ikizami. Ibyo byo kwishyiramo ngo nimbyica ndaza kubikosora reka mbikore mfite igihunga, no. Shyira umutima hamwe utuze, ubundi mu kwihugura kwawe ubikore nk'uko ikizamini kigenda. Ujye ugenda wumva ko ugiye mu kizami every day. Akandi kantu ugomba gutsinda ubwoba. Ikintu cya mbere ugomba gutsindaho ubwoba ni ugutinya umwambaro w'abapolisi. Ntabwo navuga ngo mwamatinya abapolisi bo ubwabo, mwamwatinya uriya mwambaro wabo, kuko muhuye yambaye umwenda nk'uwawe cyangwa se imyenda isanzwe ntabwo wamugirira ubwoba. Ikintu cya mbere ugomba kumenya rero uriya mupolisi aba yaje hariya kugira ngo arebe uburyo wapurikamo amasomo umaze iminsi wiga. Ntabwo nibaza ko ibintu waba warize mu gihe cy'ukwezi kurenga ushobora kubyibagirwa ku munsi w'ikizami kubera ubwoba wagiriye umupolisi.
ugomba gutuza ukaba focus ukinjira mu kizamini cyawe utuje nyine bitewe n'uko umaze iminsi witegura. Ibindi ni mwarimu ugomba kukuba hafi akagufasha, ubwiyongezeho nko kuri terenge ugiye gukora ikizamini iyo mwarimu atakubaye hafi ndabireba nanjye nkabimenya nkakubwira icyo twahindura n'icyo byasaba tukabikora. Turagukunda Umusongozi kandi turagukurikira cyane, ndabashimiye cyane kabisa. Uwiteka akomeze kuduhana umugisha. Ati cyakoze bro zikwigisha kabisa, ngewe kuva wanyigisha parking undi kuyikora iminota 2. God bless you brother, God bless you too kabisa. Nanjye mbabyishimiye cyane kumva ko amasomo yanjye arimo aragira umumaro cyangwa se hari abari gufasha muri ubu buryo. Ati Umusongozi uzamfasha pe, abacanshuro wapi abacanshuro yahoze kabisa, umurandahari cyane nzagufasha, ngende tayari rwose kubafasha.